Oh yes. Ibi byose wari ubizi, ibi nabyo ni kimwe mu bibabi bitangaje, ikibabi kidasanzwe, ikibabi gifite umuti wihariye kandi mwese mushobora gukoresha. Ni ikibabi cy'amapera. Ikibabi cy'amapera ni ingenzi mu miti ishobora gufasha abantu bagiye batandukanye. Ni shatamukazi. Reka nkomeze mbifurize kugubwa neza aho muri hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Nk'uko tubimenyereye rero, ni ikiganiro ubuzima bunejeje. Ibibabi by'amatera bigabanya ibinure bibi mu mubiri, bikanavura indwara zitandukanye. Alright. Amapera n'imbuto ziboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi zigakundwa cyane cyane n'abana. Ariko ibyiza by'amapera ntibigarukira mu mbuto gusa, ahubwo abahanga batandukanye mu by'ubuzima bavuga ko ibibabi by'amapera ndetse n'igishishwa cy'igiti cy'ipera bigira akamaro gakomeye mu gukemura ibibazo by'ubuzima bitandukanye byibasira umubiri w'umuntu. Alright, reka dukomeze tugenda turebera hamwe ibi bibazo cyangwa se imimaro yabyo. Alright, ibibabi by'amapera kandi bivura indwara zitandukanye zifata ishinya. Zifata ishinya zigatuma umuntu yumva ishinya imubabaza cyangwa se amenyo ababaza. Guhekenya ibibabi by'amapera bigabanya ubwo bubabare bwo mu ishinya no mu menyo, ariko cyane cyane ngo ibyo bibabi bivura udusebe tuza mu kanwa tubabaza cyane. Alright. Ibibabi by'amapera binafasha abantu bagira uruhu rwo mu maso rugira utuntu tw'uduheri dukira tugasiga amabara y'umukara. Iyo umuntu afashe ibibabi by'amapera akabisekura akabivanga n'amazi make, akabikaraba mu maso mu gitondo na nimugoroba, ngo bivura utwo duheri mu maso. Ku bantu barwaye diyabete cyangwa icyayi cy'ibibabi by'amapera kenshi nibura rimwe ku munsi, bifasha kugabanya isukari mu maraso ku buryo bw'umwimerere. Ibibabi by'amapera kandi ni umuti ukomeye mu komora ibisebe. Uwo ngo ni umuti wakoreshwaga n'abakurambere mu binyejana byinshi byatambutse. Ugakoreshwa mu kongera. Alright. Dukomereje hamwe nicyo nagira ngo mbasobanurire uko bikora. Ni ugufata ibibabi by'amapera ugakoreshwa mu komora ibisebe igihe umuntu yitemye, kandi ugakoreshwa ku bana no ku bantu bakuru. Uko bikora ni ugufata ibibabi by'amapera umuntu akabisekura, nyuma akabivanga n'amazi makeya, akabirambika ku gisebe nibura umunota umwe. Ibibabi by'amapera kandi bifasha abantu bagira ikibazo cy'umusatsi ucika, bigatuma bagira umusatsi mwiza kandi ukomeye. Uko bikorwa ngo
ni ugufata ibibabi by'amapera umuntu akabitekana n'amazi bikabira, nyuma akareka bigahora bikaba akazuyazi, akayameshesha mu mutwe asa n'unanura uruhu rumeraho umusatsi. Alright. Bavuga ko icyayi cy'ibibabi by'amapera bifasha mu kurwanya ibibazo bitandukanye byibasira impyiko. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2014 bukozwe n'icyitwa International Journal of Research in Medical and Health Sciences bwagaragaje ko ibibabi by'amapera bigitoshye bifasha mu gukemura ibibazo by'impyiko bitandukanye, harimo kuvura indwara zibasira impyiko. Kuri urwo rubuga bavuga ko ushaka gukoresha ibibabi by'amapera agamije gufasha impyiko afata ibibabi 15 by'amapera bigitoshye, akabishyira muri litiro y'amazi, akabiteka nibura mu minota 15, nyuma akabihoza agatangira kubinywaho. Rero mwumve ko ikibabi cy'amapera cyangwa se ibibabi by'amapera nk'uko dukomeje tubibasobanurira ni ingenzi cyane ku bantu bakunze kurwara impyiko, abantu bafite ikibazo cyo kwihagarika. Mushobora gukoresha icyayi cy'ibibabi by'amapera kuko ni umuti mwiza kandi umuti ufasha benshi. Alright. Ni byiza kandi ugakoresha igipimo nk'uko kigenwe cyangwa se cyavuzwe n'abaganga. Ibibabi 15 ukaba wabishyira muri litiro imwe y'amazi, maze ugateka icyayi, cyamara kuba akazuyaze ukakinywa. Wagitetse mu minota 10 byagufasha cyane kuba watunganya ubuzima bwawe. Yes, ni ikiganiro ubuzima bunejeje. Bavuga ko ibibabi by'amapera bifasha cyane abantu bifuza gutakaza ibiro kuko bituma isukari ititsindagira mu mubiri. Rero niba ufite ikibazo cy'isukari nyinshi mu mubiri, koresha ibibabi by'amapera bizagufasha. Alright. Nta ngaruka n'imwe bishobora kugira. Ibibabi by'amapera byongera ibyitwa enzyme digestives bisukura inzira y'igogorwa, bigatuma igogorwa rigenda neza kandi n'imyanda igasohoka neza. Ubushakashatsi bwinshi bwagerageje ko ibibabi by'amapera byongera ikitwa le metabolisme. Iyo metabolisme ikaba igira akamaro gakomeye mu gutwika za calories zituruka mu byo umuntu yariye, kandi uwo ngo ni rwo rufunguzo rwo gutakaza ibiro no kunanuka mu gihe umuntu abyifuza. Yes, ibibabi by'amapera kandi ngo bavuga ko impiswi bivura impiswi, kandi nanone uko bitegurwa ni ugufata ibibabi by'amapera bakabivanga n'imizi y'igiti cy'ipera, bakabibiza mu mazi bikamara iminota 20, nyuma byamara guhora umuntu urwaye impiswi akanywa akabinywaho kugeza akize. Ibibabi by'amapera bifasha
abagabo n'abagore kurumbuka fertilité, kuko byigiramo icyitwa folate cyongera abagore amahirwe yo gusama, ndetse no lycopene yongera intangangabo. Rero bagore, bagabo, abantu mwese mushaka kurumbukirwa n'urubyaro, abantu mushaka kuboneza urubyaro ndetse mukamenya uko umubare cyangwa se urubyaro mushobora kugira, ni byiza ko nanone wakoresha ibibabi by'amapera cyangwa se imizi y'amapera, ukabiteka ukabicanira bihagije iminota 20 nk'uko ikinyamakuru kibidusobanurira. Alright, ni byiza rero kandi abantu bashobora kugira icyo kibazo bashobora gukoresha ibibabi by'amapera bafite uburwayi bw'impiswi, igihe mu nda ushobora kumva utamerewe neza, cyangwa se ushobora kuba ukora icyo bita kwirukanka cyangwa se guhitwa mu kinyarwanda kirambuye. Ibi byose ariko ntibikuraho ko igihe umuntu yumvise hari indwara mu zavuzwe zishobora kuvurwa n'ibibabi by'amapera, yumvise agomba kujya kwa muganga kugira ngo bamusuzume, bamuvure cyangwa se bamugire inama. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi twungutse byinshi. Abashoboye kuba baduha ibitekerezo ndetse n'inama zigiye zitandukanye, mwakora subscribe, mugakora comment, mwandika ibibazo bitandukanye, mutubwira nicyo twabagezaho kugira ngo dukomeze dusangize benshi.